ariya kuru niko bamwe uyu ni Shaddy Boo ntabwo muzi ine hari ibyo avuga ntakunda hari uburyo agaragaramo ntakunda nta nashishikariza undi wese kubikora ariko we kuko yabihisemo byanga bikunda ingaruka zazifata wenyine kamere kwamaye ubutumwa ukuntu nyine ujya kuvuga ngo nuze umuntu warangiza ukavuga isumbazi ibintu bye byose wanga ariko sha ewana sha ekanse mbabwiza ukuri ariko hari ahantu umuntu akotora ni gute umuntu yifata akavuga ati uyu muntu simuzi and then akaba victim and then akanamushira hasi umuntu w'umumama nemera agaca ngiye cyokora kandi nzana mubwira uzamubona wari wese namwubahaga bitewe n'akazi kiwe nkanakubaha nk'umuntu w'umubyeyi ukuzujijutse ariko ahantu afata igitsina gore kigenzi kiba akagishira hasi hari ahantu hari ayakotoye akabije pe niyihanga umukecuru ngo bitewe ego komana umukecuru nimba mutinye narenge naninye kubera ko narayirangije. Shaddy Boo yasubije Mutesi Scovia ku magambo yamuvuzeho. Iyi nkuru ikomeza igira iti Kimenyabose ku mbuga nkoranyambaga akaba n'umubyeyi w'abana babiri Mbabazi Shadia uzwi cyane nka Shaddy Boo yatangaje ko atishimiye amagambo yatangajwe n'umunyamakuru Mutesi Scovia amuvugaho mu kiganiro cyanyuze kuri shene imwe ya YouTube. Mu kiganiro cy'iyo shene Mutesi Scovia yahawe ifoto ya Shaddy Boo maze asabwa kumuvugaho ibintu bitatu amuziho mu buryo butavuzweho rumwe. Scovia yabanje kwitiranya Shaddy Boo n'uwitwa Ariyakuru ariko nyuma uwamubazaga amubwira ko uwari we Shaddy Boo maze avuga ko hari imico atamukundira ndetse anavuga ko atamushyigikira mu buryo yitwara n'imvugo akoresha. Yagize ati uyu ni Shaddy Boo ntabwo muzi neza ariko namwumviseho inkuru ebyiri. Icya mbere ni victim, icya kabiri ajyanye n'ibigezweho. Gusa hari ibyo avuga ntakunda, hari n'ibyo agaragaramo ntakunda. Ntanashishikariza uwari we wese kubikora, gusa we yabihisemo. Ingaruka azakira wenyine ndetse n'ibyiza abyakira wenyine. Ayo magambo ntiyakiriwe neza na Shaddy Boo wahise agira icyo bivugaho mu kiganiro yagiranye n'abafana be abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati suko byambabaje ariko ni gute umuntu uvuga ko atakuzi avuga ko uri victim kandi akagushyira hasi. Namwubahaga ariko haraho umuntu akwiye gutekereza mbere yo gutanga ibitekerezo bisa n'ibisebya mugenzi we. Ibyo yavuzemo hari uburyo yabivuzemo cyangwa akabigumana akazabimbwira twenyine. Shaddy Boo yakomeje asaba abantu by'umwihariko ab'igitsina gore kujya bita ku buryo bavuga no ku ruhare bagira mu kubaka cyangwa gusenya isura y'abandi cyane cyane mu ruhame. Ariya kuru niko bamwe uyu ni Shaddy Boo ntabwo muzi ariko namwumviseho afitemo inkuru ebyiri ni victim, icya kabiri ajyanye n'ibigezweho. Ntabwo ndi bumuvugeho ibirenze gusa nyine hari ibyo avuga ntakunda hari uburyo agaragaramo ntakunda nta nashishikariza undi wese kubikora ariko we kuko yabihisemo byanga bikunda ingaruka zazifata wenyine cyangwa n'ibyiza byakira wenyine. babare mu sharing inonuze live umuntu witwa umumama mugenzi wanjye Scovia tanze ubutumwa ngomba nanjye ngomba kumubwira ko ubutumwa bwangezeho ahantu kubivuga gutyo okay wenda we yarari muri interview ariko iyo interview ntabwo nayijyamo ariko hano kuri nuza kuri
social media birihuta cyane, easy way. So mu gihe pisikere yataraza reka mbere kwamaye ubutumwa ukuntu nyine ujya kuvuga ngo nuze umuntu warangiza ukavuga isumbazi ibintu bye byose wanga ariko sha ewana sha ekanse mbabwiza ukuri ntabwo ari ukuvuga ko ibintu yavuze ngo byangiye kubera ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukunda cyangwa kwanga, ariko hari ahantu umuntu akotora. Ni gute umuntu yifata akavuga ati uyu muntu simuzi and then akaba victim and then akanamushira hasi. Umuntu w'umumama nemera agaca ngiye cyokora kandi nzanamubwira uzamubona uwo ari we wese, namwubahaga bitewe n'akazi kiwe nkanakubaha nk'umuntu w'umubyeyi ukuze ujijutse, ariko ahantu afata igitsina gore kigenzi kiwe akagishira hasi, hari ahantu hariya yakotoye. Arya ngo ni ugutwikira umuntu, reka mutwikire basi, ariko hari ahantu gufata igitsina gore kigenzi cyawe ukagishira hasi ngo ngo ibyakora ngo ngo ibikinisheje, hari uburyo ugomba kubivuga musiri, you know. Hariya ntumiwe nimba utazi umuntu kubera icyo ugiye kuvuga ariya magambo yose, buriya byari ngombwa, buriya ntabwo hariya byari ngombwa. Hari ukuntu wanabigumana ukazabimbwira turi babiri twenyine, ariko hariya mva ngo baravugisha ukuri. Nanjye hano uzi ukuntu nzi kuvugisha ukuri, ariko hariya mva yaraburije. Kujya muri entertainment ntabwo ari kuriya bigenda. Abahanzi bose nta muhanzi n'umwe ari ukuntu no ntabwo biri right. Tina ngambwira nawe ngambwira ko nanjye nari nzi ko atanzi, basi yavuga ngo simuzi akikomereza nk'uko ahandi yikomerezaga. Bijya byose yashakaga yari ari kumamagara, ariko by the way so ibintu mvuga byose n'ubundi ibyo mvuga ntabwo abikunda, reka nivugire. Iyi ni imihanda yuje muvu garukiraho. Ntabwo njye nivanga mu bintu bya politike, ariko rero hano ni entertainment, so no ibeshye yayobye inzira yayobye inzira. Tugomba kubahana tugaca bugufi, ariko nta mpamvu yo kwinjirira umuntu just like that. Ko nanjye ntabwo nyamwinjirira cyangwa se sinigeze mwinjirira, ariko kuza akavuga amagambo nk'ariya nta kimwe pe, usibye kumucishamo ijisho. Good morning. Nta muntu ujya umbabaza sheri, iyo nababaye ntabwo njya mvuga. Se mugihe rero ndi kuvuga, ni ukuvuga ngo ntabwo mba mbabaye, ahubwo nuko mashaka kubabwira tu nanjye ntumbyukireho. Wagize Imana nuko nararyama ngo mbyukire ibumoso. Akoja muri abasikama, buriya umuntu abyukiye iburyo mbyukire ibumoso. Shamu buzima muri abasikama koko. Mano arakabije pe, niyihanga umukecuru ngo bitewe koko mana, umukecuru ni wowe. Nimba utashobora kureba umwana w'imyaka 20 ukatanya kumwita umukecuru,
ntabwo ari izina ribi ariko rero mbabarira ndakwigenza ntukampasa ahantu harehare cyane ntabwo hariya ndahagera nubwo rwose navumbutse nkaba muremure ariko ntabwo bivuze ko hariya ndahagera aha bo afite 19 bajya bimbwira ariko nujuje 22 ariko nyine abantu bajya bamara 18 19 nk'ibyo nyine ariko buriya ni konsa ariko nujuje imyaka 22 ikibazo cyanjye ya 22 ans oui shana naho hari indirimbo yitwa 22 mwese ndayibatuye bara mva ari babizi ko ngiye kuyigeramo ameze gute mukobwa mwiza shameze neza pe shameze neza pe kubwiza muri kubona cyo kora kanza mbwi iyi foto imviri kwacishamo ijisho ni mwipatagura